gukiranuka bizambera umwambaro uri neza kuruta zahabu. Nshuti bakunzi bacu rero dukomeza tubaha ikaze kuri channel yacu aho muri hatandukanye. Reka tubabwire ko muri na weekend hari indirimbo z'abahanzi ba gospel zagiye hanze, ari impamvu dushaka kugenda tuzamenyesha kugira ngo mukuzikurikire nkuko twimeje kubagezaho amakuru atandukanye ibijyanye na gospel, nk'abantu b'abakristo bemera ijambo ry'Imana, bemera ubuhanuzi, bemera ibyanditswe byera ndetse n'ibihangano by'umwuka, by'umwihariko indirimbo z'abahanzi ba gospel, yaba amakorari, abahanzi ku giti cyabo, ndetse n'ubundi buryo bwose bw'ubuhanzi bufite buhuriye na gospel, n'andi makuru atandukanye ajyanye na gospel cyangwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu buryo butandukanye. Tugenda tubibagezaho hano kugira ngo mukomeze kubana natwe. Ari ubuhamya, bafite ubuhamya mujye mudusangiza, ndetse n'abandi bafite amakuru runaka baduha tukagira icyo tugeza ku bandi, cyane ko intego n'imwe no gushyigikira ubutumwa bwiza buvugwa ku isi yose mu matorero atandukanye, kugira ngo Yesu yamamare kandi ingoma ye yogere hose, abantu bakizwe, abantu babashe kubona ubugingo buhoraho buzabageza mu bugingo bw'iteka, ariko kandi bakiri no mu isi babashe kurindirwamo, babashe kubaho ubuzima bwa gikristo bushimwa n'Imana n'abantu. Rero tugiye kwagezaho zimwe mu ndirimbo zasohotse muri weekend. Indirimbo ya mbere turabagezaho ni ya Jessica Mucyo Wera. Muzi no muhanzi ukomeye wa gospel mu Rwanda. Indirimbo yasohoye rero muri weekend bayita Amaraso, turayigarukaho gatoya. Turakunyarukira tukurebere indirimbo Gukiranuka y'umuhanzi Tonzi. Tonzi ni umuhanzi kazi wamamaye cyane mu Rwanda mu buryo bwa gospel. Rero yasohoye indirimbo cyashya yitwa Gukiranuka. Hanyuma rero undi muhanzi nanone wakoze mu nganza akaririmba ni Theo Bosebabireba. Uyu ni icyatwi cyamamare mu njyana ya gospel mu Rwanda, ati uruta zahabu. Ni indirimbo rero yaririmbye atakagiza Imana na Yesu, by'umwihariko mu buryo bwo kuvuga uburyo yagiye amubona cyangwa se n'uburyo agiye amwiyereka mu buzima butandukanye yagiye anyuramo kugeza n'uyu munsi. Ari impamvu yakoze mu nganza akaririmba ati Yesu uruta zahabu, cyangwa se Imana iruta zahabu ndetse ihenze kurusha diyama. Reka tuze duhere kuri Jessica Mucyo Wera ukoze mu nganza akavuga ngo Amaraso. Yaririmbye amaraso ya Yesu. Uyu Mucyo Wera nk'uko muzi aherutse kumurika album ebyiri mu gitaramo yakoreye muri Kigali mu mpera z'umwaka ushize wa 2025 nyine. Rero akaba yinjije abantu mu mwaka mushya mu ndirimbo ye yasohoye muri no Gashyantare mu kwa kabiri nyine uyu mwaka 2026, hagasohora indirimbo nshya akayita Amaraso. Indirimbo nkuko mwayumvise cyangwa se mushobora kujya kuyumva ku rubuga rwe rwa Jessica Mucyo Wera. Nyine indirimbo zo guhimbaza Imana zose akora ni hazicisha. Ni indirimbo yakozwe neza, ifite amashusho akeye aryoheye ijisho nyine kuyareba. Ari indirimbo cyane cyane yo kuramya no guhimbaza Imana bitewe n'injyana yo kuntu igenda. Rero aba avuga agaciro k'amaraso ya Yesu yatugize umwe, yaduhuje, yatumye abantu bari kurimbuka bongera kugarukana ibyiringiro, bakumva ko bari mu nzira igana ijuru, kandi nyine bakashinga imizi mu butumwa bwiza, bakava mu bubi bakajya mu bwiza, bakijijwe n'umwana w'Imana w'ikinege ari we Yesu, nk'uko indirimbo igenda bigarukaho. Nimuza kuyumva muraza kuryoherwa na ubutumwa bwiza burimo n'amagambo agiye yikoze, njyana nyine igenda gake nk'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero turashishikariza namwe kujya kuyumva kugira ngo tumushyigikire cyangwa se tunafashwe n'ubutumwa burimo. Hanyuma rero tugaruke ku ndirimbo Gukiranuka ya Tonzi. Tonzi nk'uko mubizi ni umwe mu bahanzi binjiye
uri Gashyantare basohora indirimbo nshya, akaba ari indirimbo yahise ashyira hanze. Iyo ndirimbo yayise Gukiranuka. Hanyuma rero uyu muhanzi Tonzi nyuma yo gusohora igitabo, agasohora indirimbo zitandukanye, agakora igitaramo cyo gusohora igitabo mu bihe byashize, akomeje n'ubundi umuziki we mu ndirimbo zitandukanye, ariko by'umwihariko muri iyi yasohoye yitwa Gukiranuka. Ni indirimbo yakoreye amashusho meza akeye, ari ahantu hirengeye, twakwita mu butayu, ubona ko rwose yambaye akeye, ari kumwe n'abandi baririmbyi babyinnyi bagenzi be. Hanyuma akaririmba rero avuga ko gukiranuka ari ikintu gikomeye abantu bakiriye binyuze muri Yesu Kristo. Uko gukiranuka rero bakakwakira, kukabahindurira ubuzima, kugahindura amateka yabo, kandi kukabinjiza mu umucyo wa Yesu, ari wo kubaho iteka, kubaho ufite ibyiringiro. Ibyo rero nibyo Tonzi aririmba mu ndirimbo ye. Umuntu wese ushobora kujya kuyireba kuri YouTube, ku rubuga rwa YouTube rwa Tonzi nyine, ashobora kuyibona akayumva akanayireba mu buryo bw'amashusho n'amajwi, irakoze neza. Hanyuma reka dusoreze ku ndirimbo ya Theo Bosebabireba. Yamamaye mu muziki cyane wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda no hanze yarwo, aho akora ibitaramo bitandukanye hirya hino mu gihugu ndetse no hanze, atumirwa mu bitaramo bitandukanye. Mu Rwanda ntitwabura kuvuga ko ukuyeho Israel Mbonyi, ari Theo Bosebabireba ari we muhanzi amamaye muri gospel cyane ugereranyije n'abandi, nubwo hari n'abandi barimo baza kandi babikora neza, yaba ari abamaze igihe nka Alexis Dusabe n'abandi batandukanye bagenda bagerwaho uko ibihe bisimbuye ibindi. Ariko Theo Bosebabireba ni icyamamare kuva kera, cyane ko afite n'ubuhamya bukarishye bushaririye yanyuzemo mbere y'uko Imana imugira neza ikamutabara kugeza ubu. Hanyuma rero indirimbo yakoze yitwa Uruta Zahabu. Ni indirimbo yakoze cyane cyane ari audio, ariko yashyiramo n'amashusho amwe n'amwe asobanura ibyo avuga. Bigaragara ko nyine atari indirimbo yakoze mu buryo bw'amashusho cyane, yakoze ni audio ariko agamije kugira ngo abazayireba bose bazafashwe n'amagambo meza akomeye arimo. Nkuko musanzwe muzi ko aririmba amagambo akomeye avuga ko Imana nyine yamugiriye neza, yagiye irengera abantu, ikabakura mu bibazo ikabashyira mu bisubizo, aho batabonaga inzira ikahashyira inzira, aho babonaga bikomeye ikabyoroshya, ikabarengera, ikabatabara. Ariyo mpamvu nyine nawe abona Imana ayiburiye agaciro, akavuga ngo uruta zahabu. Uruta zahabu ni ukuvuga ngo nta kintu cy'agaciro ku isi cyabaho wagereranya n'Imana, kandi akongeraho ko ahenze, Imana ihenze kuruta diyama. Ati turebye ibintu by'agaciro mu isi, amabuye y'agaciro arahari aremereye ahenze nka diyama, ariko Imana yacu ntaho ihuriye n'icyo kintu, n'ibyo by'agaciro, cyane ko nyine biri ku isi byose, n'izo zahabu zirimo na diyama n'ibindi byose by'agaciro abantu baha agaciro, Imana niyo yabiremye ibishyira ku isi. Bityo rero Theo Bosebabireba akaririmba agaragaza yuko Imana iruta ibintu byose umuntu yatekereza kugereranya n'Imana, cyane ko ariyo itanga ubuzima, ariyo itanga intege ku bacitse intege. Ndetse iyi ndirimbo twabwira ko yakozwe na piano on the beat, mu buryo bw'amajwi. Hanyuma rero Theo akaba yayisohoye muri no weekend, nayo ukaba ushobora kuba wayumva ukayumvisha n'abandi. Reka tugushishikarize rero gukurikirana ibihangano by'abahanzi, ndetse tukanabateza imbere, cyane ko nyine ni umurimo w'Imana bari gukora, ni ubutumwa bwiza bari kwamamaza. Natwe rero nk'abantu bashyigikira ubutumwa bwiza, yaba ari abasenga mu buryo bwa gikristo ndetse n'abadasenga mu buryo bwa gikristo, mwese niba munyurwa n'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, mwese rwose izi ndirimbo muhawe ikaze, muze dushyigikire abahanzi nyarwanda mu buryo bwa gospel. Hanyuma rero ayo ni amakuru twari tubafitiye uyu munsi. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, mukande subscribe, like, share na comment.
kugira ngo dukomeze twibanire, twababwira ngo Imana ibarinde.